nshuti mwene data, reka ngushimire wowe tugiye kubana mu nkuru y'uyu munsi. Ariko mbere y'uko natangira kuvuga kuri iyi nkuru, ndakwinginga wowe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ubanze umwakire. Ihangane ufate agapoze ubanze ubitekerezeho, niba waramwakiriye ubanze umwakire. Kumwakira nta kindi ni ukwemera igikorwa yakoze ku musaraba, ni ukwemera ko yabambwe kubw'ibyaha byawe, kubw'indwara zawe, kubw'imibabaro yawe, ibyo byose akabisiga hariya, ubundi akazuka ku munsi wa gatatu. Ku munsi wa gatatu amaze kuzuka yagira ngo noneho ube mbese usa nawe uko ari ubu ngubu. Icyo gikorwa numara kumva kuko yagikoze ku bwawe, ni ukuri ukabyemeza n'umutima wawe, ukabyatura n'akanwa kawe, uraba wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. So ufata agapoze rero ubanza umwakire, ubundi twongere tubane muri iyo nkuru. Inkuru y'uyu munsi mu by'ukuri naje gusanga atari iyo ngiye gukorera abandi, nanjye irandeba. Ni inkuru nkomeza gutekerezaho kenshi, mbitekerejeho ndavuga ngo abana b'Imana dufite ikibazo gikomeye. Hari ukuntu abantu bicara akumva koko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akumva Yesu aje bajyana mu ijuru, ariko wisomye muri Matayo igice cyaho cya 7 ku murongo waho wa 22, benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Aha Yesu ntabwo yavugaga aba twese tureba tugahita twivugisha ngo he nguyu ni umunyabyaha. Uribaza, aha yabwiraga uwo wiyita umukristo, uwo wiyita umwana w'Imana, uwo witwa ko anavuga agasengera abarwayi bagakira, agasengera amadayimoni agahunga akagenda. Uribaza uwo muntu kugira ngo icyo gihe Uwiteka azakubwire ngo sinigeze nkumenya. Ese kubera icyo azakubwira ati sinigeze nkumenya? Nuko hari tugeze usoma ijambo ry'Imana ngo rigusobanurire uko bikwiye, kuko umwana w'Imana ukwiye guhora usenga, ukwiye guhora wiragiza Imana kugira ngo abe ari kuyobora, kuko ushobora kuba hari imirimo ya kamere ufite. Iyo mirimo kandi ariyo dusanga mu Bagalatiya igice cya 5 ku murongo waho, dutangire ku murongo waho wa 19, haranditse ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Reka ngerageza hano uko haramburaho kugira ngo weho umwana w'Imana, nimvuga ngo muri Bibiliya haranditse gusambana, ntuhite uvuga ati njye sinsambana, ibi ntabwo mindeba. Bibiliya iravuga ngo niyo urebye umuntu, tuvuge ushobora kureba umugore wundi ukamwifuza, ushobora kureba umugabo wundi ukumva ushatse kuryamana nawe, aho naho uba wamaze gusambana. Iyo uri kureba wenda ayo mafilime ukumva hari ibyo ushatse kuba wakora, ibyo nabyo uba wamaze gusambana. Icyo nicyo biri kuvuga ngo ni iby'isoni nke, ibyo bindi ukora uri wenyine. Hari abantu benshi bavuga ngo ngiye sinshaka gushaka wenda ngo umugabo, ngo nabatesha mutwe, ngo umugore, ngo guca inyuma, ugasanga aravuze ati ibyo ngiye mbivuyemo, ahubwo ngiye kuzangira uko mbyikorera, ko sinshaka kubivuga mu mazina yabyo kuko nayo Bibiliya ntabwo yabivuze. Yaravuze ngo ni iby'isoni nke. Urumva birakurikirana gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Nibyo byose bigendanye n'ibyo byose byo gusambana, n'ibyo bindi bikorwa wumva wakwikorera n'ubundi buryo wabikoramo, ibyo byose ni iby'isoni nke. Ukaba wari uzi ko gusambana wenda ari ukuvuga ngo wahuye n'umuntu runaka, nyamara wumva ko ushobora kubikora mu bitekerezo byawe, ushobora kubikora muri ubwo buryo bundi, yaba mu filime yandi y'urukozasoni ureba, ibyo gutuma ukora wowe ubwawe. Ibyo byose nicyo biri kubivugaho, kandi hari abana benshi b'Imana biyita abana b'Imana, ibi bintu, iyi mirimo ya kamere ibagaragaraho. Reka nkomeze ngo no gusenga ibishushanyo. Gusenga ibishushanyo mu by'ukuri hari ukuntu twibwira ngo sinsenga igishushanyo kubera ko igishushanyo ubwo ni babandi bagira bakabaza ikintu bakagishyira hariya, ariko icyo usenga cyose, icyo washyize imbere kuruta gushyira Imana imbere. Ushobora kuba ukunze amafaranga cyane kuruta Imana, icyo nacyo ni ikigirwamana kuri wowe. Ushobora kuba ukunze filime kurusha Imana, icyo nacyo ni ikigirwamana kuri wowe, kuko byose ni ibishushanyo. Nibyo tureba biba bishushanyije, nubwo bishushanyirijwe muri televiziyo cyangwa muri telefone, ariko ni ibishushanyo. Izo mpapuro z'amafaranga ni ibishushanyo, biba bifite icyo bishushanyijeho. Ibyo byose ni ibishushanyo. Hari ukuntu ushobora n'ubundi abasenga ibigirwamana aho byo noneho nyine bibajwe bakabijya imbere, ibyo byose nyine ni ibigirwamana, ni ibibajwe. Hari umuntu nyine wifata akavuga ati ngewe umuntu wanjye ndabizi neza ko yagiye mu ijuru, uyu ngiye kuzansenga, ngiye kuzayamusaba ansabire ku Mana, ambwira ibi n'ibi. Ibyo byose nyine icyo nacyo ni ikigirwamana kuri wowe, kuko nicyo uri gushyira imbere. Nta gusobanukirwa ko inzira y'ukuri ari Yesu Kristo wenyine ari ukwiye gusaba inzira. Wa wundi uvuga ngo uretse Yesu n'uyu yangeza ku Mana, nta wundi wakugeza ku Mana uretse Yesu Kristo. Ahandi gushaka kugira ngo abana b'Imana, wa wundi uvuga ngo azi Yesu Kristo n'ukuri nawe asobanukirwe. Ikindi
gikomerezaho ngo no kuroga no kwangana no gutongana, kuroga, kwangana no gutongana. Hari abantu benshi n'ukuri bazi Yesu Kristo ariko iyi mirimo ya kamere bakaba bayifite. Umuntu yavuze kuroga hari igihe umuntu ahita avuga ngo ngo niba abandi bafatanye n'utuntu tw'uturozi sinzi utwari two numvishe muri ibi bavuga ngo noneho ngo ni kanuza ngo ni kasupaguru ngo kasigaye ngo kagezweho ubwo nyine ngo abantu baroga bakoresha kasupaguru, ugasanga nyine umuntu wese ari kumva ngo runaka ukoresha kasupaguru cyangwa se umurozi wa wundi uzwi ufitaho icyicaro niba ari na ofisi bakavuga ati ruriya n'umurozi. Nyamara ahangaha kuroga birareba uwo ari we wese. Kuroga bishatse kuvuga iki? Niba Uwiteka yaranavuze ngo amagambo yacu ararema, iki kintu nshaka no kuzakivugaho, nshaka kuzakigiziramo indi nkuru yayo ukwayo kubera ko ari cyo Uwiteka yansobanuriyeho. Ariko reka hano mpavugeho ku bana b'Imana kuroga ni iki, hano kivugwa n'iki. Ushobora kwita umuntu imbwa uba uri kumuroga, ni ukuvuga ngo uba uri kumuha kuba imbwa, kuko amagambo yacu ararema, amagambo yacu arakora. Niyo mpamvu nyine ikintu cyose uvuze icyatuza akanwa kawe kiba kiri kurema. Iyo ureba umuntu ukamwita imbwa, iyo ureba umuntu ukavuga ngo ntacyo amaze, ukasanga nk'umubyeyi ashobora kubwira umwana we ngo ntacyo umaze kuko ntacyo azamara. Niba uri kumubwira ngo ntacyo uzimarira, ntacyo azimarira kuko nibyo uri n'uburozi uri kumuha, nibyo uri kumwaturiraho kandi bigomba kumurema ukuri kumwaturaho. Hari ibintu byinshi nyine noneho kandi urumva kubera ko ahangaha bakuvuga ngo kuroga bari kubigendanisha no kuvuga ngo no kwangana no gutongana. Akenshi ni wa mujinya mubi. Hari igihe umuntu akugirira nabi, hari igihe umuntu aba gukora ikintu kibi, aho kugira ngo utekereze. Niyo mpamvu avuga ngo mbere yo kugira icyo uvuga banza ukaraga ururimi rwawe inshuro zingahe mu kanwa noneho ubone kugira icyo uvuga. Nuko hano babaga bazi neza ko ururimi rwawe rwavuga byinshi. Wivuga rero kuko ubabaye, kuko urakaye, ihangane, mbese wikomeze we kugira icyo watura muri cya gihe urakaye, kubera ko ibyo uzatuza akanwa kawe uzaba uri kubiremamo uwo muntu uri kubyaturiraho. Kwanga umuntu ugatangira ukavuga ngo uriya nashaka pe, mbese uri kumwaturiraho gupfa n'uburozi, n'ubwo burozi urimo uratanga nawe wabaye umurozi. Rero ntitwumve ko kuroga ari uko ari ikintu runaka umuntu yashyize mu cyayi cy'umuntu, mu biryo by'umuntu, ahubwo n'amagambo yawe n'uburozi. Ahubwo ari ukwiye kumenya icyo ukwiye gukoresha akanwa kawe ukagakoresha neza. Ibyo byose biri muri Bibiliya, no kwenda ntashatse kubirambura cyane kubera ko iyo nkuru nzayivugaho ku kindi gihe. Ariko hano hantu reka dukomeze gusobanukirwa ngo noneho n'ishyari n'umujinya n'amahane, iyo yose ni imirimo ya kamere. N'ishyari n'umujinya n'amahane. Hari abantu benshi biyita abana b'Imana akaba yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ariko akaba afite ishyari. Ishyari ni icyaha igihe ureba umuntu bitewe n'ibyo afite ukaba ariko nk'uburiya biriya bikura he, kuki ujya kwibaza ku byundi, kubera iki ujya kubitekerezaho. Ibyo byo kugira rero n'umujinya n'amahane hari abantu benshi babigira kandi akakubwira ngo ni umwana w'Imana. Ariko ndakwinginga mwene data, itekerezeho wongere witekerezeho, kuko aha hantu iyi nkuru ni ukuri navuze ngo nanjye irandeba, n'undi wari wese wakiriye umwami n'umukiza iramureba, kuko hari imirimo ya kamere ushobora kuba ufite muri wowe kandi wibwira ngo wakiriye Yesu, akaba ariho handi azakubwira ngo sinigeze nkumenya. Ngo iyi kindi rero imirimo ya kamere urumva ngo no kwitandukanya no kwirema ibice. Ugasanga umuntu koko akunze Imana, azi Imana, ariko hari abantu yanze, yiciyemo ibice. Hari abantu atasengana nabo, hari abantu atakwegera, hari abantu kandi Imana dusaba gukundana, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko wiremyemo ibice, hari abo utishimira, hari aho utagera uwo muntu aherereye, hari umuntu mutavugana, hari umuntu mbese ukibaza niba uri umwana w'Imana ni gute ufite iyi mirimo ya kamere muri wowe. Reka nkomeze ngo no kugomanwa no gusinda. Ahangaha nyine ubwo no gusinda rero hari ukuntu nyine umuntu ashobora kuvuga ngo gusinda nyine ni inzoga gusa. Yego nyine gusinda, hari gusinda nyine izo nzoga, ariko hari gusinda nyine n'ibiganiro bibi. Ugasanga nyine uhora muri ibyo biganiro ufatanya n'abandi. Gusinda nyine ibyo ngibyo biganiro bibi, gusinda wenda ubwo z'inzoga, gusinda ibindi nyine nabyo ubona nyine bitumye ubwonko bwawe buhinduka. Ibyo nabyo byose nyine ni imirimo ya kamere. N'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ibyo byose nyine n'ugusinda mugani babigendana n'ibiganiro bibi. Ukabana n'abantu ugasanga nyine muvugirana ibiganiro bibi, ugasanga ni wa muntu nyine ushaka buri gihe muhore muvuga ku kintu kibi, ibintu bidahinduka ku bantu, mbese ibintu bidahesha Imana icyubahiro, ku bintu bitari byiza. Ugasanga ni ibyo ngibyo uwo muntu akuberamo ngo muhore muvuga ibyo biganiro. Bijyamo gute? Niba ufite Yesu Kristo muri wowe, utekereza ko Yesu Kristo yakwemera ko muganira kuri ibyo bintu? Naho mvuga ngo niba koko ufite iyi mirimo ya kamere, niba hari aho wenda ushobora kuba nawe ikugaragaraho cyangwa nawe utabyibazaho ko yabikuriho, ariko tekereza mu buzima bwawe mu busanzwe ubayeho gute, ubanye n'abantu gute,
ese wowe ubwawe wisuzume, kuko hano nicyo Bibiliya itubwira, umuntu wese akwiye kwisuzuma. Reka tuze kuri uyu murongo mpite nkwereka n'ahandi nyine muri Bibiliya bidusaba kwisuzuma. Hano rero harangira haravuga ngo ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Aha rero niho hagoye kuvuga ngo umwana w'Imana yarazi ko azi ko Imana imuzi, nawe ubwo azi ko azi Imana, ariko ngo abafite ibi ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana. Abo ni babandi nawe bazakomanga Yesu akavuga ngo sinigeze nkumenya. Impamvu rero ni ukuri abana b'Imana bari bakwiye gusobanukirwa icyo kintu, nuko nyine habaho kuba abantu barimbuka. Nyamara urebye mu Bagalatiya n'ubundi igice cyaho cya 6 ku murongo waho wa 3 aranditse ngo umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ntacyo ari cyo aba yibeshye. Ibyiza ni uko yakwisuzuma mu murimo w'ubwe, kuko ari bwo azabona icyo yirata kubwe wenyine atari ku bwa mugenzi we. No hano n'ubundi avuga ngo umuntu niyibwira ko hari icyo ari cyo aba yibeshye. Ushobora kuba wibwira ko kuri umwana w'Imana, ushobora kuba wibwira ko ukomeye, ushobora kuba wibwira ko nyine hari aho ugejeje, ariko ngo uba wibeshye. Nyamara isuzume urebe niba iyo mirimo ya kamere itakugaragaraho. Isuzume urebe niba ku munsi Yesu azaza utazakoma ngo ugasigara inyuma y'urugi. Ni ukuri reka twisuzume, kuko iki kintu twese kiratureba. Kandi hari abantu benshi bakunze kumva ko ngo imirimo wenda bakora muri iyi si ngo ari izabageza mu ijuru, ariko reka nkubwize ukuri ngo ntago imirimo ishobora kuzakujyana mu bwami bw'ijuru. Ari cyo kintu ugiye kugusomera mu Efeso igice cya 2 ku murongo waho wa 8 haranditse ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu y'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ahangaha icyo bishatse kuvuga, nshaka no kubwira abo bana b'Imana cyangwa uwo ari we wese, hari abantu benshi numvishe bakunze gushaka gukora imirimo myiza, akumva ashaka gufasha abakeneye, akumva ashaka gusura abarwayi, akumva ashaka mbese gukora imirimo myiza, kuko iyo ntabwo ari izakugeza mu ijuru. Impamvu hano bivuze binasobanura mu Efeso ni uvuga ngo mwakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana. Ni uvuga ngo Imana ni Yesu Kristo yaraje aradupfira dukizurizwa muri we. Naho ngaho utaramwakira, no mpamvu natangiye uvuga ngo utaramwakira no kwiyakira Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo abashe gukomera. Ikindi hano birasobanutse neza ngo ntaga imirimo, ngo kandi nyine kugira tutazirata imirimo, tutazagera imbere y'Imana ngo tutangiye kwibwira ngo twakoze byinshi. Imirimo si izatujyana mu bwami bw'ijuru, ahubwo imirimo ukwiye kuyikora iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kubera ko mbese Yesu aba amaze gutura muri wowe. Kandi Yesu iyo atuye muri wowe nyine akora bya bindi byiza bye, nyine asigara kumvisha ko ugomba, mbese nawe uba umufite, nta nubwo ari kukumvisha, biba biri automatically like wumva nyine bikurimo, kuko Yesu aba ari muri wowe, ukumva nawe nyine ushaka gufasha abantu, ukumva nyine uwo mutima wagize umutima nk'uwa Yesu. Niyo mpamvu nyine abantu bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza aba yumva hari imirimo myiza nyine yakaba yakora, ariko iyo yikora ntabwo aba yiforusa kuyikora, ahubwo nuko nyine wa mutima nyine wa Yesu Kristo uri muri we, mbese Yesu Kristo abatuye muri we. Ariko babandi bihatiriza gukora iyo mirimo kubera ko bibwira ko bazabona ubwami bw'ijuru, aho ngaho niho bababwira ngo ntabwo imirimo ari izabajyana mu bwami bw'ijuru. Kuko iyo mirimo, reka nongere mbisubiremo neza, ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Uwiteka turema yaturemeye imirimo myiza, kuko twaremye mu ishusho ye, twaremwe nyine turi abana be. Nk'uko wakundi bavuga ngo umubyeyi babona umwana kuvuga ngo ngo arasa na runaka, we ngo runaka ngo arasa na runaka, nyine bakamwitirira umubyeyi we. Nuko rero twakabaye dusa nka papa, tugakora nk'imirimo yakoze. Imirimo rero yakoze ntabwo ari izatujyana mu ijuru, ahubwo ikizatujyana mu ijuru ni ukuba twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko weho wanamwakiriye rero, ndakwinginga kugira ngo wisuzume kubw'iyi nkuru. Ni ukuri nanjye nkorera ndeba ndi kugira ngo nzajya nanjye nongera ngaruka, nongere nyumve, nitekerezeho, ndebe niba umunsi ku wundi nitwara uko bikwiye, nisuzume ndebe niba kuko iyo mirimo ya kamere nanjye ntayo naba mfite. Rero nshuti mwene data, reka ngushimire wowe twabanye uyu munsi. Ni ukuri niba iyi nkuru hari ikintu ikungura, hari icyo ukumariye, kandi ukabuze neza ko hari n'abandi yafasha, ndakwinginga ukoreshe ya kugira ngo n'undi wari wese nyine mugereho. Reka ngusabe ukore na subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduha n'umugisha.